Save Generations Organization, umuryango nyarwanda uharanira iterambere ry'umwana, urubyiruko n'umugore. Wafite amatsiko kubijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Nta mahirwe wagize yo kuganirizwa ku buzima bw'imyororokere. Kurikira ikiganiro Tuganire ku buzima bw'imyororokere ugezwaho na Save Generations Organization. Igitambuka buri cyumweru kuri Radio Flash FM kuva saa 7 kugera saa 8. Bangavu, ngimbi, namwe babyeyi, nimugacikwa n'ikiganiro maze dufatanye kubaka ejo heza twifuza. Uko nukuri ni mugacikwe n'ikiganiro kugira ngo murusheho kumenya amakuru y'impamo, amakuru yizewe agendanye n'ubuzima bw'imyororokere. Tuguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nkuko bisanzwe ni ku cyumweru turi mu kiganiro na Save Generations Organization, tuje kuganira ku buzima bw'imyororokere, aho tuje kurebera hamwe muri byinshi bitandukanye abanyarwanda n'abanyarwandakazi muwa mugenda mwibaza kandi ni muhumuri igisubizo cyarabonetse. Tuguhaye ikaze rero twumvira kuri 89.2, 90.4 ndetse na 95 n'ibice 7. Ngewe nitwa Fanny Umutoni wase, iyo ni Radio Flash FM, ariko ntabwo ndi ngenyine, ndi kumwe n'abatumirwa. Dr. uraho neza? Muraho cyane Fanny. Amahoro y'Imana bane nawe. Twese hamwe. Reba ukuntu yegereza mikoro rwose uve mu kibindi, kuko ndi kukumvira kure kandi ndashaka kukumva neza uyu munsi kuko unzaniye amakuru y'impamo. Nibyo rwose turi kumwe. Ya niko bimeze iminsi myinshi Aniseti. Yego. Ibyo tuzaniye byo birapfunye, turaza kubiduha mu kanya. Ni byiza cyane kandi ndumva abadushonje duhishiwe. Ubwo ndagira ngo nkemura abantu bashyire hafi gakayi n'agakaramu kugira ngo bataza gucikanwa, kugira ngo ibyo tuza kuganira bazabigumane igihe kirekire babyigishe n'abandi. Niko bimeze. Urakoze cyane. Ntago ari we gusa turi kumwe na Hakimu biriwe neza. Ko nari kukumva ndagira ntera. Wiriwe neza. Imana ishimwe nari nkubuze. Icyumweru cyagenze gite? Cyagenze neza. Hakimu nk'umuyobozi wa Save Generations Organization, uyu munsi uri umuyobozi kuko niwe uhagarariye Save uyu munsi. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Nubundi urihangana wegereze mikoro ko ndabona uri kugenda uyikwepa yijya kure, kandi ashaka kukumva neza. None uyu munsi watuzaniye iki? Murakoze cyane, kambanze nsuhuze abadukurikiye. Mu by'ukuri na gihambaye cyangwa se na biruta bya bindi tujya tuvuga buri munsi, n'ubundi ni muri cya kiganiro Tuganire ku buzima bw'imyororokere. Cya kiganiro n'ubundi kigaruka cyangwa se twabashyiriyeho kugira ngo tubashe kubagezaho amakuru atandukanye yizewe kandi ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere muri iki gihe turi mu mashuri, cyangwa muri iki gihe cya kibibazo bya coronavirus, mu gihe tutabasha kugera ku bana mu gihe bari mu mashuri. Uyu munsi rero turaza kugaruka cyangwa se turaza kubwira abadukurikiye ko mu busanzwe hari ibikorwa twakoze, hari byatambutse mu minsi yashize, hari ibyo twagiye dukora n'ubundi kugira ngo dukomeze buno bukangurambaga bw'uko abana b'abanyarwanda, abakobwa, abahungu, ingimbi n'abangavu bagomba kugira amakuru yizewe ajyanye n'imyororokere. Ibikorwa rero byatambutse twagiye tugira ibikorwa bitandukanye by'ubukangurambaga bujyanye n'isuku y'umwana w'umukobwa mu gihe cy'imihango, n'ibikoresho nabwo twagiye tubafasha. Tugira ibikoresho dutanga, tujya mu bukangurambaga nanone bujyanye no kwirinda icyorezo cya coronavirus, tunibutsa cyangwa tunashishikariza abanyarwanda ko bagomba kwirinda. Dukomeze twirinde, umuntu yirinde ku giti cye abashe no kurinda abandi. Abana bari mu rugo batarimo bariga muri no minsi, Save Generations murabatekerezaho iki? Abana bari mu rugo niyo mpamvu twashyizeho bino biganiro. Mbere na mbere twakoze igikorwa cyo kwifatanya nabo mu buryo bwo kwirinda icyorezo cya coronavirus, kuko byagiye bigaragara ko bamwe ibikoresho byo kwirinda cyangwa n'ubwo bumenyi hari abatabufite neza. Yego. Tugerageza gukora ubwo bukangurambaga, ariko nanone dushyiraho n'ibindi biganiro by'aya masomo kandi akenewe muri iyi minsi bitewe n'ubushakashatsi twagiye dukora, ari nabyo ndi bugarukeho cyane. Ubushakashatsi bwerekanye byinshi, bwerekana ibibazo bitandukanye, hari ibyo bibazo rero twagiye dukemura mu bice bitandukanye. Hanyuma tuvuye kuri ibyo bikorwa byakozwe kugeza ubu ngubu, hari nubwo twese cyangwa se igihugu cyose cyangwa isi yose irangajwe imbere no kurwanya icyorezo cya coronavirus, ariko nanone nk'abantu bareberera abana mu busanzwe cyangwa se
abantu bakurikirana hafi abana baba mu mashuri. Hari ibibazo rero abana batugejejeho mu byo twagiye tuganira, baratuganirije bagenda batubwira ibintu bitandukanye, batubwira ibibazo barimo guhura nabyo ari byazanywe n'ingaruka za coronavirus. Mu bushakashatsi rero twakoze bwakorewe mu ntara y'Amajyepfo no mu mujyi wa Kigali, twagiye tubona bitandukanye, abana batubwira ko fani hari ibibazo bihari kandi ibibazo bifite guhaguruka twese hamwe tukabirwanya. Muri ibyo bibazo rero harimo abana b'abakobwa baravuga ko imyaka yabasize. Imyaka yabasize mu mezi 6 gusa covid ije. Ngo imyaka irabasize, umwaka umwe ngo ni igihombo. Bamwe batangiye gutekereza noneho ko batazasubira mu ishuri, mashuri bafite kwiheba. Uretse kwiheba noneho bamwe muri bo bagiye batubwira, ukagera aho ngo umwana wo kwa runaka yarishingiye, undi yatwaye inda. Abandi ntibakiga, bagiye mu gushakisha amafaranga. Abahungu bagiye mu birombe, bagiye gushaka amafaranga. Abana b'abakobwa barimo barashaka akazi kubera ubukene, cyangwa se iki ni ikibazo gikomeye cyane. Urumva imiryango rero, kuba ubukungu bw'imiryango bwaragabanyutse cyangwa se bwarasubiye inyuma, bituma rero hari ibikoresho cyangwa se ibyo babonaga noneho batarimo kubona. Umwana akavuga rero reka amaguruke ngiye kubyishakira. Muri uko kujya kubyishakira rero wa mutima uratangira guhinduka. Aravuga ariko se ubundi ndarwana n'iki, reka nkomeze nikorera akazi. Ejo bundi hari akantu nabonye kagaragaza uko imitekerereze ya bamwe mu bana irimo kugenda yangirika. Hari umwana wanditse, urabona hari ingamba bagiye bashyira bavuga ngo ibigo bya leta n'abikorera bijye bikoresha abakozi b'ingenzi cyagiye nyuma mu mezi y'inyuma. Umwana arangije arandika aravuga ariko n'ubundi no mu banyeshuri bazakora igenzura neza. Amashuri natangira, ku mashuri hazasubirayo abana bakeya, abana b'ingenzi, abandi basigare mu rugo. Uwo mwana yabivuze kubera iki? Ka kazi yabonye arumva noneho umutima ukuruwe n'amafaranga kurusha uko yasubira ku ishuri. Ibi rero ni ikibazo gikomeye cyane dukwiriye kureba, nubwo bwose turimo kwirinda icyorezo cya coronavirus, ariko nanone hari ibindi bibazo tutagomba kurenza amaso. Hakim, ukira aho ngaho nka Save Generation, mwagize umwanya uhagije wo gukora ubwo bushakashatsi. Wene naho mwageze gusa, ariko ngewe hari na benshi bagiye banyandikira, aho n'ababyeyi benshi bafite impungenge muri no minsi yuko abana nubwo bazajya mu ishuri ntacyo bazakuramo. Abana bamaze gusubira inyuma, bamaze kwangirika, bagize umwanya uhagije wo guhura n'ibishuko ibibangiza, cyane yuko benshi mu babyeyi batigize bagira umwanya uhagije wo kuba baganira n'abana ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Kubera kuvuga ngo sindajya kuganiriza umwana utariye, umwana ukeneye iki, reka mureka ajye kwishakishiriza. Nkamwe murebye mubona hakwiriye gukorwa iki, noneho mubona hakenewe iki kugira ngo tugarure uburere bw'abana bufite ireme? Murakoze cyane. Mbere yuko wenda tunagera ku gikwiriye gukorwa, kuko n'ubundi dufite kugikora kandi nitwe bireba, tukabanza nsaba urubyiruko, abana b'abakobwa, abana b'abahungu badukurikiye muri aya masaha, abanyeshuri badukurikiye muri aya masaha, tubasaba kugira umutima wihangana. Ibyo ni ibibazo dufatanyije twese kandi birimo kugera mu bice bitandukanye, kandi n'ubundi turimo kubirwanya, yaba leta n'inzego zindi za leta cyangwa se n'iz'abikorera. Twese turimo kurwana kugira ngo tubashe kuva muri ibi bihe. Sibwo bwa mbere igihugu cyacu kigize ibihe bikomeye, kandi byose twagiye tubinyuramo neza twemye. Tubasaba rero, ibi ni ibihe by'igihe gito, ejo bundi bagira umutima wihangana, kwirukanka ngo ugiye gushaka amafaranga, wikwirukanka ngo ngiye gushaka akazi, wikwirukanka ngo ngiye gushaka umugabo ngo ame ibyo ndafite. Ibyo ni ibintu twihangane, dusubire ku mashuri, ibindi bizaza iyo maze kwiga bizagira. Hanyuma ikindi noneho nakongeraho nuko ni ikibazo kitureba twese. Ni ikibazo kireba itangazamakuru, simbwira Flash FM gusa, ndabwikangurira n'ibindi bitangazamakuru. Ni ikibazo kireba inzego za leta, ni ikibazo kireba inzego z'abikorera, ni ikibazo kireba isi yose. Hako by'umwihariko hano mu gihugu cyacu dukwiriye guhaguruka twese, tugafatanya kugira ngo dukore ubukangurambaga, kugira ngo abana tubarememo icyizere, tugerageze inzego z'abikorera, tugerageze gukora isesengura, cyangwa se tugere ku matere. Mu nganda harimo abana bato barimo gukora akazi, dukoze iki? Tujyeyo turebe abo bana se barasubira gute mu mago yabo. Izindi abana bagiye gukora mu mago kugira ngo bashake amafaranga, tubikoreye iki?
hari no mu bundi buryo bw'ubukangurambaga busanzwe kuganiriza abana dusaba n'ababyeyi kugira ngo babe bari hafi y'abana babo babaganirize hanyuma kugira ngo tubashe gukora buno bukangurambaga muri ubu buryo rero nsoza wenda kuri iyi ngingo Save Generations Organization yarabitekereje rero tukaba mu minsi iri imbere tuzatangira buno bukangurambaga mu ndimi z'amahanga twise Girls Go Back to School campaign ariko impamvu twavuze girls gusa ntabwo ari girls gusa uretse ko turi umuryango cyane cyane ureba ku iterambere ry'umwana w'umukobwa n'umugore ariko iyo tugiye gukora ubukangurambaga cyangwa no mu bikorwa bindi bisanzwe dukora n'abasore ntabwo basigara muri ubwo buryo rero iyo campaign tuyirakaba tuzayikora mu minsi iri imbere tunashishikariza uwo ari we wese wifuza kuzatujoininga cyangwa se kuzafatanya natwe tuzabane rero muri ubwo bukangurambaga tuzagere mu bice bitandukanye atari ibintu bice dukoreramo gusa hako ubukangurambaga buzakwirakwire mu gihugu cyose. Icyo gikorwa ni cyiza none se nkabana nahita nkubaza kuko kisa kintera amatiko ubwo bukangurambaga buzaba bugamije ikintu kuganiriza abana gusa erega burya guha abana ibiganiro gusa ubwabyo ntibihagije ni na byiza kumenya ngo se wa mwana wagiye gukora akazi ko mu rugo yagiye kugakora yabuze iki none se wa muryango aturukamo ndibaza ko umubyeyi ufite ubushobozi cyangwa se ubasha kuba yabona ukuntu afata wa mwana akamwitaho akamuha ibyo akeneye ntabwo wa mwana yajya hanze cyangwa se ngo abashe kuba yabunza imitima none se nukuzabaganiriza gusa ni campaign igamije iki ese murayiteganya kuzayikoramo ibihe bintu bigiye bitandukanye. Urakoze cyane icyo ni ikibazo cyiza cyane mwibutsa ni nayo mpamvu cyane cyane ndimo guhamagarira kugira ngo tugire imbaraga turi umuntu umwe mukeneye ababatera ingabo mu bitugu cyane twebwe twenyine ntabwo twakora buno bukangurambaga ngo bugere ku ntego twifuza wenda mu gice kinini cy'u Rwanda yego ariko dufatanyije hari ushobora gukora ubukangurambaga akabukora neza akaganiriza abana bigakunda hari ushobora kuza akavuga ngo muri ubwo bukangurambaga ngenda bafasha kugira ngo noneho bya bikoresho by'ibanze b'abana barimo kubura barimo kujya gushaka dufatanye noneho tubibahe nkuko twagiye dukora ubukangurambaga tukagira n'ibindi bikoresho dutanga kandi byagize umumaro kugeza ubu ngubu ndumva no muri uku kwezi hari ibyo twateganyaga kugira ngo dutange urumva rero ni igikorwa gikeneye kugira ngo dufatanye twese bamwe bahere mu majyepfo abandi bahere mu majyaruguru abandi bahere mu mujyi wa Kigali mu ntara zose tuhagere kugira ngo no bukangurambaga si ubukangurambaga bujyanye n'amagambo gusa naga amagambo akemura ikibazo uretse ko n'ibikorwa birakenewe abana bakeneye kuganirizwa abigunze bagize gutaba yumva ko rwose bitazanashoboka hari icyizere kandi nk'uko tujya tubibona mu makuru hari n'icyizere nuko wenda n'urwo rukingo rushobora kuboneka mu minsi ya vuba abana bagasubira ku mashuri rero ni ibintu dukwiriye kugira ngo byaba ibikoresho bitangwe abana bajya gushaka yaba amakuru noneho hari ababa badafite amakuru neza y'uburyo bagomba kwifata cyangwa bagomba gukora ari nabyo mpamvu ari nabyo turimo gukora noneho cyane cyane ayo makuru yibanze bayahabwe umwana wahohote wajya amenya ngo aha naha ndahanyura umwana abwirwe icyo agomba gukora ku myaka runaka n'icyo agomba kureka cyangwa se ikimubereye noneho n'ababyeyi nabo babigiremo uruhare cyane cyane kugira ngo tubashe guhashya icyo kibazo. Urakoze cyane Hakimu kubwo bukangurambaga bwiza muteganya gukora njyewe ku ruhande rwanjye numvaga nta muntu utakabashyigikiye kuko n'utarabyara azabyara kandi utabashije gufasha utabyaye burya n'uwo wabyaye byakugora kuba wamushyigikira niyo mpamvu twese hamwe nk'abitsamuye nk'abanyarwanda twese dukwiriye kubera ijisho buri wese akaba ijisho rya mugenzi we cyane tukimakaza wa muco wo kuvuga ngo fata umwana wese nk'uwawe ufata umwana ufashe umwana uzi n'utazi umufashe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kandi umufashishe icyo ubona yuko akeneye ndetse no kubegera abiriho ngarutse gato kuri Dr. Aniseti cyane yuko Hakimu yatubwiraga ibigendanye n'ubukangurambaga ariko noneho turaje twanzike neza mu kiganiro n'insanganyamatsiko y'uyu munsi tugiye kumenya noneho ibihuha n'ukuri kugusama hari ibihuha byinshi biri mu bana b'abakobwa Dr. aho usanga umwana w'umukobwa akubwira ngo ngira ngo urabyibuka ubushize turi mu kiganiro aratubwiye ngo haramubwiye ngo bakore imibonano bahagaze ntabwo indiri bujyemo ngira ngo urabyibuka hari amakuru y'ibihuha abana bafite batazi ngo se nsamane gusama bigenda bite
ni ukuvuga ngo rero gusobanura neza tugasobanurira abangavu n'ingimbi uko gusama bigenda mu rwego kuba hakurwaho ibihuha ku gutwita n'ingamba zo kuba umuntu yakirinda inda zitifuzwa mu bangavu bacu mu bana beza b'abanyarwanda. nkaba nakubaza nti none se Dr. dusobanurire byimbitse ubundi gusama ni iki? nibyo koko iyo turebye amakuru agenda agaragara hirya no hino mu bantu iyo baganira cyane cyane ariko tukareba nk'amakuru abantu baganirira mu rungano. Iyo mvuga mu rungano n'abantu baba baganira bahuje imyaka. Yego. aha ndagira ngo ngaruke by'umwihariko ku bantu baganira bari mu kigero wenda cy'ubugimbi n'ubwangavu. abo mu kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu ubwo niba bari hagati y'imyaka 10 na 20. Ariko bigaragara ko ibiganiro baganira bidatandukanye cyane n'ibyo abandi n'abandi ibyo baganira bari hejuru y'imyaka 20 kugeza kuri 30 ndetse na 40, ko igihe abantu bakiri mu gihe cy'uburumbuke baganira bujya cyane ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. aha ngaha rero ubushakashatsi bwagiye bukorwa n'abahanga mu bihugu bitandukanye bunagaragaza ko burya abantu bari mu myaka ijya kungana burungano iyo bari kuganira 70% by'ibiganiro baba bafite biba bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere cyangwa bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Yego. Aro naho ngaruka nkavuga nti ese ko abantu bafite ibihuha byinshi ku bijyanye no gusama, abantu wenda ugasanga babivugaho ku buryo butandukanye, ndetse niyo ugiye wenda mu bitangazamakuru cyane cyane bikorerwa kuri murandasi usanga amakuru wenda menshi anyuranye n'ibyo bihuha ndetse ukabisangamo. aha ngaha tukaba twavuga tuti gusama abantu babyumva neza bakumva ari iki. ubundi gusama navuga ko umukobwa cyangwa umugore asama iyo yakoze imibonano mpuzabitsina. ntangira mvuga ko nta mibonano mpuzabitsina yabaye ubundi nta gusama kwabo. gusama rero biba iyo habaye imibonano mpuzabitsina idakingiye. idakingiye ni ukuvuga umuntu ayikoze nta gakingirizo afite, noneho yakorera mu mpuzabitsina akaba yasama kubera ko habaye navuga ibintu bibiri. ikintu cya mbere ni uko iyo mibonano mpuzabitsina aba yayikoze ari mu gihe cy'uburumbuke. igihe cy'uburumbuke ni cya gihe umugore agasabo ke k'intanga kaba karekuye intangangore. ni ukuvuga ngo burya uko ukwezi k'umugore kumera intanga ze zigenda zikura, hakaba igihe runaka agasabo ke karekura intangangore, aricyo gihe twite cy'uburumbuke. mu ndimi z'amahanga bakunda kuvuga ngo ni ovulation cyangwa ovulation. icyo gihe rero nicyo gihe ubundi umuntu agomba gusama iyi intanga yarekuwe. kuko intanga yarekuwe y'umugore ni ukuvuga ngo yakoze mu mpuzabitsina n'intanga y'umugabo nayo iraza igahura n'indi y'umugore, none izo ntanga ebyiri y'umugore n'iy'umugabo nizo zihura, zizamara guhura imwe ikinjira mu yindi zikabyara ryagi, ijya ryo rizakura rikazavamo umwana. ni ukuvuga ngo rero icya mbere hari imibonano mpuzabitsina igomba kuba yakozwe kandi itanakingiye. icya kabiri hari uko umuntu ari mu gihe cy'uburumbuke, ari mu gihe cyo gusama, cya gihe umugore cyangwa umukobwa ageze mu gihe agasabo ke nk'intanga karekuye intanga ye y'umugore, noneho kugira ngo nakore imibonano mpuzabitsina ya ntanga ye iboneke. ikindi nacyo cya gatatu rero ni uko kugira ngo koko gusama biba iyo hari navuga ko ibyangombwa kugira ngo ryagi cyangwa kwa gusama bishoboke cyangwa ryagi ishoboye gukura. aha ngaha ho navuga ko izo mpamvu ni nyinshi cyane, hari n'izizwi n'izitazwi. ari nacyo gituma akenshi hari nk'abashobora gukora imibonano mpuzabitsina wenda bari no mu gihe cy'uburumbuke bamwe ntibasame, ariko abenshi cyane kuko bagasama. ese biba byagenze bite Dr.? nibyo nashaka kugira ngo ngereho. hakaba ndetse n'igihe wenda dusanga na bamwe wenda n'umugore n'umugabo babana umunsi ku munsi bakora imibonano mpuzabitsina wenda na buri munsi, ari ugasanga ntibashoboye kubyara. ibi rero ni ibintu navuga ko hazamo izindi nyunganizi nyinshi. hari iz'abaganga bazi n'izo bataramenya. izi hakaba haza nk'ikintu cy'imisemburo. burya umugore yaba umugabo bagira imisemburo. noneho ya misemburo akaba ariyo iherekeza intanga z'umugore n'iz'umugabo kugira ngo zigire ingufu kandi zibe zaranakozwe neza, zinakuze ku buryo zashobora kuvamo umwana. Yego. hirya y'imisemburo haza noneho n'imikorere y'umubiri
uko umubiri w'umuntu usanzwe ukora wa umubiri w'umugabo cyangwa w'umugore. Imikorere y'umubiri ishobora guterwa n'ibintu bitandukanye. Icyambere hari nk'imirire. Burya imirire y'umuntu ishobora gutuma umuntu yashobora kubyara cyangwa ntabyare, yashoboye gusama cyangwa ntasame, cyangwa ashobora gutenda cyangwa ntatere inda. Hirya y'imirire nabwo hiyongeraho uko umuntu ameze mu mitekerereze, kuko burya umuntu yari mu mitekerereze ye iyo ajagaraye ashobora wenda no kuba yagira ibibazo wenda byo kudasama cyangwa yanasama ariko igira ivuyemo ntiba rimeze neza, kuko kujagarara ibyo twita stress mu ndimi z'amahanga bituma ko n'imisemburo y'umubiri idakora neza, kuko nibyo bikenewe ntiboneke neza. Ikindi nacyo nakongeraho nuko hanaza noneho n'ikintu nakwita navuga ikintu nakwita umubiri uko uhagaze. Umubiri uko uhagaze, ubudahangarwa bw'umubiri, ko umubiri ufite imbaraga, ndetse hakazamo noneho n'umubiri utarwaye, uko hari umubiri ushobora kuba urwaye. Nk'ubu nk'abahanga batubwira ko nk'iyo umuntu arwaye nk'indwara runaka, akaba arwaye nk'indwara wenda imutera nk'umuriro, hari igihe gusama bishobora kwanga, cyangwa se afite uburwayi butuma ubudahangarwa bumanuka, gusama bishobora kwanga, kuko icyo gihe n'imbaraga z'umubiri nazo ntizigaragara. Ariko noneho hari n'igihe umuntu agira uburwayi butari uburwayi ubu ngubu wenda butera ibimenyetso byo kurwara ngo umuntu ajye mu bitaro, akaba afite nk'uburwayi bw'imbere mu mubiri wenda butagaragarira ijisho. Ubu ngubu navuga ko ari nko kuba ya myanya y'imyororokere itubakitse neza, ibyo twita mu ndimi z'amahanga ni malformation. Malformation ni ukuvuga ngo umuntu aba afite nk'akantu nk'urugingo rumwe rutubatse neza cyangwa rudahari. Tuvuge niba ari nk'umuntu w'igitsina gore akaba umuyoborantanga se cyangwa agasabo k'intanga ugasanga kadahari, cyangwa imiyoborantanga wenda idafunguye ku buryo intanga zacamo neza, n'umugabo nawe bikaba byaba nk'uko ugasanga imyanya ye wenda ifite iki kintu cy'ubusembwa gituma adashobora kubyara. Ibyo byose bigatuma ataba yasama. Noneho urumvuze mu magambo avunaguye navuga nti gusama ni iki? Gusama koko ni cyagiye gusama ni bwa bushobozi umuntu w'igitsina gore ashobora kugira bwo kuba mu gihe akoze imibonano mpuzabitsina, noneho igi rye ryashobora guhura n'intanga y'umugabo, noneho hakaba havamo igi rizavamo umwana. Uwo mwana koko akaba yakurira mu mura wa mugore cyangwa umukobwa, noneho nyuma y'amezi 9 akaba yabyara. Tugiye kugaruka gato ku ngaruka zo gusama utabyifuza ku bangavu, ariko mbere y'uko bigarukaho gato reka nkwibutse kubanye natwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Ndifuza yuko ugira umwanya utanga umusanzu wawe, ahari waba ufite ibibazo byinshi bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere. Hari byinshi wibaza, hari byinshi wifuza kumenya, waba uri umwangavu, waba uri ingimbi cyangwa se n'umubyeyi. Fata telefone yawe utwandikira ubutumwa bwawe bugufi, utwoherereze kuri 078 29 078 29 20 078 3 20 29 20. Nizo nimero za telefone twifashisha mu kiganiro ubuzima bwiza bufite intego kenshi. Intego yacu y'ikiganiro n'ubuzima bwiza no kugira ngo tumenye byimbitse ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kugira intego y'ubuzima bwawe, ukamenya uko ugomba kwitwara, ukamenya ibyo ugomba kureka, ndetse kandi no gufata umwanzuro ku buzima bwawe bwite. Ukanagira intego yo kuvuga ngo niba ari uko bigenda kugira ngo umuntu asame, kandi nkaba ntarageza imyaka yo gusama, hari intego mfite, hari icyo nshaka kuzageraho, nawe ugomba kubiharanira, ugomba kumva ibyo tuvuga kandi nawe ukabaza ibyo wumva ufitiye amatsiko. Nimero niyo 078 3 29 20. Message ziragenda ziza ndazicishamo amaso. Dr. tubwire ingaruka zo gusama utabyifuza ku bangavu. Ingaruka zo gusama utabyifuza cyane cyane ku bangavu ziri mu byiciro bitandukanye. Reka mbere cyane ku ngaruka zo ku mubiri wabo. Buryo umwangavu iyo asamye hari ingaruka zishobora kumubaho ku mubiri we bwite, kubera ko umubiri burya w'umwangavu twavuze ko ari ya muntu uri mu kigero cy'imyaka hagati y'10 na 20, muri make burya umubiri we butarakura neza. Cyane iyo tugiye mu bintu byose bw'imyororokere cyangwa byo kubyara, amatako ye burya amagufa yo mu matako aba atarakura, ku buryo yatuma umwana mu gihe cyo kubyara umwana azamuruka mu matako ko
akabyara uko Imana yabigennye. yego Niho rero tuvuga tuti iyo umwangavu atwaye inda, inda gukura uko abakiri muto mu nda hatisanzuye, ariko n'igihe cyo kubyara biba ingorane uko umwana kumanuka mu matako kuko amagufa aba ari mato, umwana ntabishobora. Atabishobora n'umwana yahagama mu matako, inyama zo mu matako zikangirika, cyane cyane zijyanye n'imyororokere, twavuga nk'umura cyangwa twakwitanya ababyeyi, hakaziye imiyoborantanga, hakazatse n'igitsina cy'umukobwa kikaba cyakwangirika, ndetse noneho hakaza n'uruhago, uruhago ruriya rubika inkari, narwo ruri mu nyama zangirika cyane. Ariko bikaba byanakomera mu gihe abyara yatinze ku nda kubera amagufa ari mato, akaba yakwangirika n'imyanya ijyana no kwisukura, ibyo twita kwituma. Uriya mwanya umuntu yitumiramo nawe ukaba wakangirika. Aha rero niho tujya twumva ko usanga nko mu bana babyeyi bakiri bato cyane munsi y'imyaka 18 usanga bagira uburwayi twita fistile cyangwa fistura, mu Kinyarwanda tuvone uburwayi bwo kujojoba, aho iyo yakomeretse izo nyama zo myanya y'imyororokere, noneho umusarani muto n'umunini kimwe nini navuga na ni wenda navuga nuko imyanya y'imyororokere nayo yisukura, byose bimanukira hamwe. Ashaka kuvuga yaba imihango, yaba umwanda w'inkari, yaba umwanda munini, byose bikaba bimanuka bica aho bibonye, kandi ntabasho yashobora kubitangira, hagiye tuma tubona uburwayi bwo kujojoba. Icyo ni ikintu gikomeye cyane gishobora kuba ku bakobwa batwaye inda batarakura, kandi koko n'imibare igaragara irabigaragaza. N'abahanga batubwira ati ubundi mu buzima busanzwe nko ku babyeyi 1000 babyaye hashobora kubonekamo nk'umwe wagize icyo kibazo cyo gukomeka inda, imyanya yo mu nda hasi abyara. Ariko bigiye noneho ku mwangavu bishobora kwikuba n'inshuro 3 kugeza kuri 5. Iki navuga noneho iyo tuvuye wenda ku mpamvu z'ubuzima, reka tugere noneho uko ingaruka zishobora kuboneka ku mitekerereze y'uriya mwana w'umwangavu. Batwerekaho kandi koko turanayibona mu bana babyeyi bakiri bato b'abangavu munsi y'imyaka 18, iyo atwaye inda, kuriya gutwara inda ndetse no kubyara atarageza igihe n'imisemburo wenda itarabyitegura neza, nawe atarakura mu bitekerereze, arahungabana. Bagira ihungabana, bakaba barwara n'indwara wenda zo mu mitekerereze, bakaba bagira ndetse bakahaviramo n'ubumuga bwo mu mutwe bw'igihe kirekire, kubera ibintu byamubayeho akananirwa kubyakira. Kandi uko birumvikana uko iyo umwana abyaye nawe agatangira kurera umwana nawe ari umwana, noneho kwa kundi agomba kwitabwaho, ahubwo akaba nawe agomba kwita ku wundi, nuvuga nko arahazaharira, koko bigatuma bimuhungabanya mu mitekerereze ye, koko akaba yata umurongo. Ari naho tuvuga ko ya ntego ye, tuvuga no mu ikiganiro abana bagomba kugira intego, za ntego ze zigahita zitakara, kubera ko iyo atari gutekereza neza, intego yarafite ziba zihagarariye aho ngaho. Ikindi nakongeraho nuko mu mitekerereze hiyongeraho n'imibanire n'abandi. Batwereka ko abana bagize ikibazo cyo gusama bakiri bato, imibanire n'abandi nayo ihura n'ibibazo, kubera guhorana ipfunwe. Noneho twajya nko mu muryango nyarwanda, akenshi usanga abantu bavuga ko nk'iyo umukobwa wenda yabyariye iwabo, ugasanga abantu bishyizemo ngo ni uburaya cyangwa yitwara nabi, yariyandaritse. Noneho n'abasore kumuganiriza bakavuga ati uriya ni wenda kuzaba umugore, ati bafite imico mibi. Muri make noneho kuko nk'umuryango nyarwanda umufata ukuntu, bigatuma nawe noneho abona ko yagiye mu cyiciro muri make cy'abantu batitwara neza. Noneho bigatuma mu kubana n'abandi bimugora, cyangwa yiha akato mu bandi, ntiyisanzure mu bandi, ndetse akumva wenda n'ibyo yagombaga gukora mu buzima bwe ari nk'atakibifitiye wenda uburenganzira, kuko yumva yagiye mu bantu wenda b'abanyabyaha. Ahangaha niho haza ari cya kintu cyo wenda kwicira urubanza, ndetse cyane cyane dufite n'imiryango yacu mu banyarwanda twebe benshi basengera mu matorero n'amadini atandukanye, agatangira no kumva ko yakoze n'icyaha, akishyira mu kato, haba mu bantu ndetse haba no ku Mana. Ibyo biramwangiza cyane. Reka nsoreze ku kantu kamwe noneho gashobora kuboneka ku mwana watwaye nk'inda akiri muto cyane, aho ushobora gusanga noneho ubuzima bwe bwose bugiye mu kaga. Ubuzima bwe bujya mu kaga gute?
nuko burya tuvugishije ukuri cyane nk'umwana w'umukobwa iyo atwaye inda turabizi ko hari amategeko karengera umwana w'umukobwa yatwita wenda yabyara akazagaruka ku ishuri ariko byumvikane ko ntashobora kubyarira ku ishuri burya igihe atwise indi ibaye inkuru ajya mu rugo akabyara nyine akazaba agaruka byumvikane ko wa mwaka we uba upfuye ubusa nubwo yagaruka umwaka utaha ariko urumva umwaka uba upfuye ubusa kandi noneho tukanongeraho nabwo umukobwa utwite burya iyo nk'abaganga twe turabizi yo gutwita burya bigabanya imbaraga z'umubiri hari n'igihe bigera ndetse bikaba byagabanya n'ubudahangarwa bw'umubiri hagiye tuma tuvuga ko abagore batwite baba bafite intenge bagomba kwitabwaho by'umwihariko bakarindwa n'indwara zitandukanye ndetse harimo na COVID-19 aha ngaho turavuga tuti wa mwana wenda w'umunyeshuri se w'imyaka hagati y'icumi na 20 watwaye inda yonyine imuca intege gukurikira mu ishuri n'igihe atarivamo wenda bitanamenyekana nabyo biramunanira nuvanga umusaruro we ku ishuri umusaruro we mu buzima busanzwe mu bitekerezo nabwo yahungabanya inda we yamuteye ihungabana burya umusaruro uragabanuka cyane muri make indoto ze zikaba ziri kugenda zidindira muri make agasigara inyuma mu iterambere iyo umuntu asigaye inyuma mu iterambere rero n'umuryango aturukamo uryo usigara inyuma kuko urwa ruhara yari gutanga rurabura none umuryango nawe ntwiteza imbere none igihugu kikaba kiri kuhahombera kuko buryo umwana usigaye inyuma burya turavuga tuturubyiruko nirwo Rwanda rw'ejo nibo bazara ababyeyi bejo umunsi umwe asigayeho inyuma umwaka umwe asigayeho inyuma ni igihugu kiba kiyahombeye nibyo rwose hari zimwe mu mpamvu zitera gutwita kw'abangavu hari imyitwarire iganisha mu kwishora mu mibonano mpuzabitsina ari nayo ivamo kwa gutwara inda zitateganyijwe Dr imyitwarire iganisha mu kwishora mu mibonano mpuzabitsina ni iyihe navuga ko imyitwarire iri mu byiciro binyuranye buriya iyo tuvuga imyitwarire tuba tuvuga ibintu byinshi cyane turavuga tuti burya urubyiruko iyo rugeze muri kiriya gihe baba bari abahungu n'abakobwa ingimbi n'abangavu burya iriya misemburo umubiri wabo uba uri gukora ibaganisha iyo misemburo nibaganisha ingimbi bakabagana ku bagabo abangavu bakaba bagana ku bagore bejo hazaza iriya misemburo irabashyushya cyane kwa kubashyushya bikaba byatuma bagira imyitwarire abantu bakuru bakunda kuvana imyitwarire idasobanutse idahwitse ariko nje burya sinkunda kuvana imyitwarire idahwitse kuko ni imyitwarire bagomba kunyuramo byanze bikunze kandi kira kigiho ntawe ukirenga n'ubundi aciyemo ntamere gutyo yakitwa ko arwaye ubundi cyaba ari cyo kibazo aha rero nkavuga nti bariya bana uko banyura muri kiriya gihe navuga ko ari nko mu ikona ririya kona rituma koko ahantu baba bageze bagomba kwitabwaho by'umwihariko kubera ko bagira imyitwarire kenshi koko ishobora kubateza ingorane iyo myitwarire ni nk'iyihe rimwe nimba bakunda kugendera mu kigare yego umwana ugeze muri ya myaka hagati y'icumi na 20 ntaba yumva ashaka kuba wenyine aba yumva ashaka kugendera mu kigare cy'abandi kandi noneho iriya misemburo ikamukurira kugira ikigare kirimo abantu badahuje igitsina yego cya kigare cy'abantu badahuje igitsina uko bagendana hari igihe usanga bigiramo imico itari myiza hakaba hajyamo ndetse no gufata nk'ibiyobyabwenge kunywa ibiyobyabwenge izaba inzoga ibisindisha n'ibindi biyobyabwenge bindi nk'urumogi n'ibindi ugasanga kiriya gihe burya abana bagira ibishuko byo gufata ibiyobyabwenge noneho kiriya kigare hari n'igihe kibatoza imico ishaka kubereka ko ngo babaye abantu bakuru umwe akaba yabwira undi ati ukoze imibonano mpuzabitsina niho wumva uri fit umeze neza ufite swaga cyangwa bakakubwira ati koko iyo usomye wenda ku gatabi ko ku mugongo w'ingona aba bashaka kuvuga ngo ni urumogi ati iyo ugafasheho ati wumva ko ufite imbaraga ukaniga neza ati ndetse ukanatinyuka ukaba wavuga mu ruhame nta kibazo none bigatuma nk'aba bana hari ikintu abantu bakuru batajya bitaho cyane hari igihe abana bagera muri cya kigero ya mico ikabaganza imico y'abaganza noneho bakitwara uko cya kigare kiri kubakurura rimwe na rimwe ntibasigare ntibe bacyubahiriza wenda bakita ku mpanuro z'ababyeyi ariko noneho ikiba gikenewe n'iki buriya iriya myitwarire yabo kuko bitewe na ya misemburo biba bisaba ngo ntugende wenda ushaka kubabuza ko bagomba kugenda ku iteko ryawe nk'umubyeyi ahubwo ugomba kuganira nabo kugira ngo mufate ingamba hamwe bahindure ya myitwarire bagana mu nzira nziza
indi myitwarire nayo dushobora kubona wenda mu rubyiruko ishobora kuba dushyira mu ngeso zitari nziza nayo kandi ikaba igenda wenda ishyirwamo imbaraga n'iriya misemburo ni uko abana bageze muri cya kigero baragenda cyane baragenda cyane uko kwicara hamwe birabavuna aricara ahantu yamara nk'iminota 30 cyangwa isaha imwe akumva ashaka guhindura akajya ahandi no mu rugo noneho abashaka kuva mu rugo akajya gusura abandi none uko kujya gusura abandi ashobora kuhahurira n'ibizazane uko hari igihe ajya gusura nk'umwana w'umuhungu ni umukobwa ugiye gusura umwana w'umuhungu noneho ugasanga wenda musanze aho abamo wenda mu icumbi rye wenyine cyangwa muri geto cyangwa asanze wenda agiye kumusurira w'ababyeyi batari mu rugo turereka tufate nk'iki gihe wenda cyo muri COVID-19 aho usanga wenda rimwe nk'ababyeyi bagiye gushaka imibereho noneho ugasanga abana basigaye mu rugo kuko amashuri atari gukora abana bari mu rugo icyo gihe nk'uyu mwana ashobora kujya gusura undi batabahuje igitsina none ya misemburo yabo kugenda ibakurura ibashyiramo ikintu cy'urukundo bikaba byatuma koko bagira imyitwarire ishobora kubaganisha ku mibonano mpuzabitsina noneho kuko bataba byiteguye cyangwa banasobanukiwe neza bakaba banakubana ya mibonano mpuzabitsina idakingiye bakaba kuko havamo nko gusama cyangwa guterana inda ikindi navuga ni uko iyo tugeze muri biriya bihe by'ubugimbi n'ubwangavu usanga imyitwarire yindi hari ari imyitwarire yo kurarikira ibintu burya abantu bageze mu kiriya kigero abona umuntu ufite agasaha keza nawe akumva arakifuje yabona umuntu wambaye neza akumva arakifuje yabona umuntu wambaye uturineti twiza akumva aratwifuje yabona umuntu se wenda ufite telefone nziza ngira ngo telefone iri mu ikoranabuhanga barazifuza cyane none ugasanga kwa kurarikira ibintu bashaka kubona ibintu kandi bisaba amafaranga birumvikana none kugira ngo abigereho yemeye no gutanga ubuzima bwe kugira ngo abone cya kintu ari gushaka aho niho ujya gusanga iyo ukoze nk'ubushakashatsi mu bana batwaye inda bakiri bato mu bangavu usanga benshi baragiye batwara inda bakurikiye ibintu ugasanga kugira ngo bamutere inda baramuguriye nk'agasaha kugira ngo bamutere inda bamuguriye agatelefone kugira ngo bamutere inda bamusohokaye muri hoteli kugira ngo bamutere inda wenda bamunyenga kuri moto none ugasanga ibyo bintu koko ni imyitwarire we ababona yumva avuga ati sindagenda kuri moto uwantwara kuri moto namuhana ubuzima bwanjye bwose noneho bigatuma ko iyo myitwarire ishobora gutuma bagira ingaruka bibagira ingaruka mbi reka nsoheze rero ukantu noneho k'umwihariko aho tuvuga tuti buriya abantu bo mu bw'ingimbi cyangwa n'abangavu bagomba kumenya uko bitwara hagati yabo ndetse no ku bandi bantu hari imyitwarire bagaragaza rimwe na rimwe ugasanga bashaka kwegera abandi cyangwa kwizera birenze kwa kwizera noneho bigatuma bashobora gushukwa ku buryo bworoshye yabona nk'umuntu amubwiye nk'ijambo ati ndagukunda kuko akumva ko amubwiye ngo ndagukunda akaba yabyemera kandi wenda undi ari ibindi yishakiye undi akaba yamubwira ati wenda ndashaka turabona wiga wenda ibingibi ati ndeka nzagushakira akazi wenda nko mu mahanga ati ngujyane nko mu mahanga gushakira akazi nkurize n'indege noneho umwana wakumva ko ari ibintu koko kurira indege n'ibintu abantu bose baba bifuza noneho kuvujya mu mahanga akumva ari ibintu byiza nawe wenda wa muntu arashaka kujya kumucuruza hanze amukoresha wenda ibikorwa by'urukozasoni ibingibi rero abana bageze mu cya gihe bagira imyitwarire yo kwizera abantu kandi noneho ugasanga kenshi barizera n'abantu batagombye kwizera aho icyo ushaka kuvuga ni iki ni uko usanga nk'umubyeyi amubwira ikintu noneho izo mpanuro z'umubyeyi hagira undi ushaka kumushuka akamubwira ati ibi nkubwiye ntuzagire umuntu ubibwira n'umubyeyi wawe ntuzabimubwire kugira ngo bitazapfa noneho wakizera wa wundi kurusha umubyeyi iki kintu ni ikintu cyo kugarukaho cyane kugira ngo dukangurire ingimbi n'abangavu bari mu kiriya kigero ko kwizera umuntu utari umurezi wawe utari umubyeyi wawe burya ntabwo ari byo uwa mbere wakwizera n'umubyeyi wawe cyangwa undi wagira ikintu ashaka kumarira ukabanza ukabwira umubyeyi wawe cyangwa undi muntu ukurera kugira ngo nabigiremo uruhara nabikwemerera izo ni zimwe mu mpamvu zitera gutwita kw'abangavu twazibonyeho twavuza imyitwarire iganisha mu kwishura mu mibonano mpuzabitsina twabimanutseho byose ariko kandi nkaba navuga ni hari n'ingaruka zikomeye z'imyitwarire mibi iganisha cyane cyane mu mibonano mpuzabitsina ari nayo ivamo gutwara inda zitateganyijwe. Save Generations Organization
umuryango nyarwanda uharanira iterambere ry'umwana, urubyiruko n'umugore. Wafite amatsiko ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere? Nta mahirwe wagize yo kuganirizwa ku buzima bw'imyororokere? Kurikira ikiganiro Tuganire ku buzima bw'imyororokere ugezwaho na Save Generations Organization. Igitambuka buri cyumweru kuri Radio Flash FM kuva saa 7 kugera saa 8. Bangavu, ngimbi, namwe babyeyi, nimugacikwa n'ikiganiro maze dufatanye kubaka ejo heza twifuza. Nibyo turi kuganira ku buzima bw'imyororokere, tubabwira abari abangavu ndetse babyeyi bejo hazaza yuko imbere ni heza ariko mubigizemo uruhare rwe rurakenewe, nubwo urw'ababyeyi ari runini cyane ariko nawe ugomba gushyiraho akawe. Ntago umubyeyi yakurinda wowe utirinze. Ikindi kandi ibyo byose Dr. yagiye avuga, ni byiza kwirinda cyane kuba wakizera umuntu uwo ari we wese uwashaka kugushukisha ibintu, wakubwira yuko akubwiye ibyo azagukorera ari kubihisha ababyeyi n'ibindi nk'ibyo. Ni ibyagenda bikuganisha mu mibonano mpuzabitsina, kuko burya umusore uzakubwira ko akeneye ko muryamana ntabwo ari we azaba akunze, ahubwo azaba akunze ibyo ufite ndetse n'amatsiko azaba afite n'irari ry'iminota mike, kuko namara kubona ibyo ashaka ntabwo azongera kukwikoza. Ubwo byabayeho namwe murabizi, niyo mpamvu namwe mukwiriye kubera abandi urugero kugira ngo mujye mugira n'akanya gahagije ko kuba mwabiganiraho. Hari ingaruka rero zikomeye zo gutwita. Hari ingaruka zo gutwita, ariko nawe dukurikiye twandikira ubutumwa bugufi kuri 0783 20 29 20 0783 20 29 20. Mu kanya gatoya cyane ndaje nshishemo amaso mu butumwa bugufi bwamaze kuhagera ari bwinshi, namwe mukomeze mwandike message ndaza kugenda ambusoma. Ariko Dr. tubwire gatoya ingaruka zo gutwita. Wazivuzeho gatoya, ariko noneho utubwiye uburyo bwo kwirinda gusama ku bangavu. Noneho birinde bati, nyuma y'ibyo watubwiye byose, abangavu n'ingimbi birinde bati. Noneho nyuma yo kutubwira uburyo bwo kwirinda bunyuranye bwo gusama, unatubwira icyo bagomba kuba bakora. Murakoze cyane uko ingimbi n'abangavu bagomba kwirinda kuba basama cyangwa bagatera inda. Mu kwirinda harimo ibintu byinshi bishobora kubafasha. Ahangaha icyo babwira nuko abahanga batwereka ko kugira ngo abantu birinde inda zitifuje cyane cyane mu rubyiruko, ikintu cya mbere ni ukwirinda gukora imibonano mpuzabitsina. Yego. Iyo bisobanuye baravuga ngo bati ni ukugira kuzakora imibonano mpuzabitsina kera hashoboka. Nuvuga umuntu agakora imibonano mpuzabitsina akuze, afite imyaka myinshi ishoboka. Myinshi ishoboka baravuga ati nibura umuntu azakora imibonano mpuzabitsina nibura arenze imyaka 24, areje imyaka 25. Kuko icyo gihe niburyo bamaze gukura mu bitekerezo, yafata ko igitekerezo ati niba ngiye gukora imibonano mpuzabitsina ndi mukuru kuko nayikora, ingaruka nakoramo nazirinda. Ingaruka nazikoramo nazirinda ko umukobwa w'imyaka 25 umukobwa uburiyangije kaminuza. Ikindi nacyo baravuga bati kwifata ni byiza, kandi koko nicyo cyambere uko kitagira n'ingaruka wenda mu bindi byose. Ariko igihe binaniranye, abantu bagomba wenda gukoresha n'ibindi wenda n'ubundi buryo bwagiye bushyirwaho kugira ngo abantu bashoboye kudasama. Ku rubyiruko rero turavuga tuti burya agakingirizo niwo muti wa mbere wo kurinda gusama, ukarinda gutwara inda, ariko no hakiyongeraho no kurinda izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, harimo ndetse na virusi itera sida na ziriya ndwara z'imyijima za hepatite, harimo n'izindi ndwara nyinshi cyane. Agakingirizo ni uburyo bwiza kandi butarimo imisemburo. N'abavuga wenda ngo bishobora kugira ingaruka zimwe na zimwe kuri bamwe, akizo nta ngaruka kagira. Nuvuga ngo wananiwe kwifata kuko ari byo by'ingenzi, ashobora gukoresha agakingirizo. Ku ruhande rwa gatatu rero, urubyiruko narwo njyaho ni ikibazo wenda abantu bakunda kwibaza, tese urubyiruko narwo rwakoresha iriya miti wenda abantu bakuru bakoresha baboneza urubyaro, urubyiruko bakora rwayikoresha kugira ngo birinde inda. Kuri njye ndavuga nti yego, ariko hagomba wenda gukurikizwa amabwiriza, amategeko n'amabwiriza bigomba kubahirizwa. Ahangaha iyo ngarutse ku bintu tubona mu bitangazamakuru byagiye byandika hirya no hino, hari usanga nagiye nsoma wenda mu minsi ishize, ngasanga bavuga cyane cyane ku bijyanye n'urubyiruko no gukoresha iriya miti. Bamwe bavuga ati abakobwa bamwe bafatira iriya miti ibabuza gusama,
bagira inkeke ko bazaba ingumba nyuma yo kuyifata. Ibiro bakavuga ati iriya miti ibuza kubyara, abo bakobwa nyine batewe impungenge nuko bamwe muri bo iyo bayifashe kubyara bizagorana, ngo bakumva ko ari ya miti yatumye ituma batabyara. Ariko ku rundi ruhande bakavuga ati abaganga bo bavuga ko ibyo ntaho bihuriye n'iyo miti, kutabyara ntaho bihuriye, ko impamvu zishobora kubuza umugore kubyara cyangwa umukobwa ari nyinshi. Ahangaha rero icyo navuga ni iki, ni uko iyi miti yo kwirinda gusama imisemburo irimo imeze neza nk'imisemburo umubiri w'umukobwa cyangwa umugore usanzwe ukoresha, ku buryo iriya miti nta ngaruka yagombye kugira zikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ingaruka iriya miti igira ni nk'ingaruka ziboneka no ku yindi miti yose dukoresha kwa muganga. Ukiri aho nkaba nahita nkubaza ni se ni ukuri koko abangavu abasha gukoresha esuwime umusore yihanaguje abasha kuba yasama atirigeza aryamana n'umusore? Ibyo ngibyo ngira ngo nigeze kubivugaho mvuga ko kugira ngo umuntu asame hagomba kuba habaye imibonano mpuzabitsina. Reka nsobanure imibonano mpuzabitsina icyo ari cyo. Burya imibonano mpuzabitsina ntibisaba ngo abantu babe baryamanye ku buriri cyangwa ngo igitsina kibe cyinjiye mu kindi, ahubwo imibonano mpuzabitsina ishobora kuba ku buryo bwinshi. Ndagira ngo ngaruke hano wenda bakora imibonano mpuzabitsina bakorakoranaho, iriya nayo ishobora gutera inda. Ni ukuvuga ngo ushobora gukora ku gitsina cy'umuhungu wenda hakazaho amasohoro, noneho za ntanga ziri mu masohoro nawe wakwikora cyangwa yagukoraho, yazukoza ku gitsina uri umukobwa cyangwa uri umugore, zikaba zakwinjiramo uko zikaba zagenda zikaba zagutera inda. Ahangaha nanavuge ko si byiza gutizanya imyenda y'imbere, ndavuga nk'amakariso ndetse n'imyenda yo kwihanaguza amasume, kubera ko nk'igihe hagiyeho intanga z'umuhungu ku ikariso ye cyangwa ku isume, ushobora gusangaho ko nawe uyikoresha ikakunyura ku gitsina zigihari zitarapfa zikiri nzima, kuko ushobora kuba wasama bikaba byagutera inda. Ahangaha rero tukanongera tukavuga tuti rero akenshi cyane wenda nshaka no kubwira ingimbi n'abangavu, nuko nguko nevuze ya misemburo yabo ituma wenda bagira ikintu cy'ubushyuhe. Ubwo bushyuhe butuma bagira koko n'ifemba ryo gukora imibonano mpuzabitsina, kuko ku buryo none cyagiye bari kuganira hakaba hagera n'amasohoro wenda ava ku muhungu atakara ku myenda ye. Noneho na cyagiye bari kuganira n'umukobwa ndashobora kugira n'ububere wenda butosa n'ikariso ye, ku buryo noneho ushobora gusanga noneho kwa kundi umuhungu nawe yagize ububere uko hari wenda amasohoro yasohotse kubera ko yagize ifemba ryo gukora imibonano mpuzabitsina, umukobwa akoze kuri ya masohoro akikura ku gitsina cye kuko ashobora gusama. Nibyo rwose. Noneho unatubwireho gato cyane, kuko ubwo ni ubutumwa bugufi abakunzi bacu bari kugenda batwandikira. Tubwire noneho ibihuha bigenda bikwirakwizwa hagati y'abasore n'inkumi cyangwa se abari bacu abangavu n'ingimbi. Ni ibihe bihuha abakobwa bakwiriye kwirinda cyane bigenda bivugwa n'abasore? Ngira ngo ibihuha ni byinshi cyane, turafata wenda bimwe by'ingenzi. Ahangaha ndagira ngo mvuge nk'ikintu cya mbere wenda bakunda kubeshyeshya abasore bakunda kubeshya abakobwa ngo kugira ngo bagire uruhu rwiza rusa neza, n'ibishishi byo mu maso ntibize wenda n'abafite be byakira, ndetse bakanongeraho ngo kugira ngo abakobwa bagire amataye. Kugira amataye usange wenda yagize amatako manini, mu nda ari zeru, ngo kugira ngo bibe ngo agomba gukora imibonano mpuzabitsina. Ntabwo ari byo. Iki kintu bajya bakibeshya abakobwa, ariko ntabwo ari byo. Ntabwo gukora imibonano mpuzabitsina bituma umuntu agira amataye, ntibituma bya bihere byo mu maso bikira, ntibituma uruhu rusa neza, ahubwo kuba uruhu ruriho wenda ibishishi byo mu maso, kuba wenda utaragira amataye ni ikigero burimo, kuko hari ikigero umuntu agomba kunyuramo byanze bikunze bya bihere byo mu maso bikaza, kuko n'umuhungu arabigira, hari n'abahungu babigira. Kandi ikindi nayo kigaragara nuko hari umukobwa utajyana biriya biheri kandi nta n'imibonano mpuzabitsina yakoze, cyangwa akaba yagira n'amataye akaba yanayavukana nta mibonano mpuzabitsina yakoze. Arundi agira ngo rwose icyo kintu wenda tugisobanure neza. Ntabwo gukora imibonano mpuzabitsina bituma abantu basa neza, bituma abantu bakira indwara runaka, kabera bihe byo mu maso. Ngo umukobwa wagiye mu mihanga akaribwa cyane, ngo yakoze imibonano ngo ntabwo ngera kuribwa. Ibyo ni ukubeshya rwose, kuko nta muti urimo, kandi noneho n'iriya mihango kimwe na biba bihe byo mu maso ubundi si uburwayi, kuko ni ibimenyetso biba bigaragaza ko umuntu ageze mu kigero runaka.
ikindi gihuha gikunda kuboneka nacyo cyane hari ukuntu bakunda kubeshya abana b'abakobwa ngo iyo bakoze imibonano mpuzabitsina wenda ngo bataryamye ngo ntabwo batera inda cyangwa ngo rimwe gusa ntiritera inda cyangwa bakavuga ngo iyo ukoze imibonano mpuzabitsina ngo wenda ngo ari ku manywa ngo ntabwo itera inda. Ibi byose ni ukubeshya buriya igihe habaye imibonano mpuzabitsina haba nijoro haba ku manywa, waba uhagaze waba wicaye, waba wenda uri mu kirere cyangwa uri ku isi, waba se uri mu mwobo wagiye mu mwobo hasi, aho waba uri hose, waba uri mu nzu cyangwa uri mu gihuru, aho wakorera imibonano mpuzabitsina hose ushobora gusama rwose. Ikindi nacyo bajya bakunda kubabeshya ngo wenda ngo uko baryamye ngo umuhungu ngo ari umwe ari hejuru ari hasi, umukobwa ngo ari hejuru ngo ntabwo ngo yasama ngo, cyangwa nabyo ntabwo ari byo. Baba bapfukamye, baba bahagaze, baba bamanitse, aho baba ari hose rwose bapfa ko habaye imibonano mpuzabitsina. Ikindi nacyo navuga nuko hari igihe bakunda kubeshya abana b'abakobwa ngo kudakorera imibonano mpuzabitsina ngo byangiza umutwe, ngo bituma ngo badatekereza neza, ngo ntabwo n'umukobwa ntamenye n'ubwenge, nabyo bajya babivuga. Noneho bakaba banavuga ndetse ngo umukobwa gukora imibonano mpuzabitsina ngo bituma ngo atekereza neza, ngo ibyo nabyo ntabwo ari byo rwose. Ahubwo imibonano mpuzabitsina ahubwo yangiza umwana, ahubwo ikuvana ku murongo, ahubwo no gutekereza ukajya witekereza imibonano mpuzabitsina gusa, noneho avenire yawe ikangirika. Urakoze cyane. Ati muraho neza, nitwa Esther, ndi mu Rutsiro. Iki kiganiro ni cyiza, mujye munatubwirira abagabo bo muri iyi minsi bifata nabi, mujye mubirinda. Agize ati muraho, tumpe nimero nze kubasobanuza. Iyo ngiyo wanditseho ni ati nitwa Joy, ndi ku Kicukiro. Murakoze ku bujyanama mutugezaho inama z'uko twakirinda gutwara inda zitateguwe nuko twazirinda. Urakoze cyane. Agize ati muraho Fani, ati ujye mu mihango ukaribwa mu nda cyane wakora iki? Twabivuzeho tuzanabigarukaho mu kiganiro cyacu gitaha. Agize ati mwiriwe neza, maze amezi 5 ndi kumwe n'umugabo ariko sindasama kandi imibonano irakorwa, numva mpangayitse. Ibyo ntacyo bitwaye, iyo bimeze gutyo ndumva wakegera muganga kugira ngo abigufashemo. Amezi 5 utarasama ntabwo ari igitangaza, ufite gusanga warashatse ukiri muto utarageza igihe, cyangwa se waranagejeje igihe ukazajya kwa muganga ugakorerwa ibizamini bitandukanye, burya byagufasha. Ati mwiriwe neza Fani, nitwa Kagere Medi, ndi mu Kabagari. Ndabashimiye kubw'icyo kiganiro kuko ni cyiza, maze kukigiramo byinshi. Flash FM murabarimu beza, mukomerezaho. Urakoze cyane. Ati mwiriwe neza, umva ati ibyo muvuga ntimubeshye. Ati icyo kigero kiraruhije pe, kuko umuntu akivamo bigoye. Yego urakoze nawe. Ati ndabasuje cyane, ngiye mfite ikibazo, iyo nkoze imibonano ndangiza ntinze. Ibyo nta tuzabigarukaho ubwo mu kiganiro gitaha. Ati ni Anje Kimironko, umuntu asama amazi iminsi ingahe avuye mu mihango? Umuntu amenya ate ko yasamye? Ni ukuri Dr. mudusobanurire. Nge ndibaza yajya kwa muganga agakoresha tested grossess kugira ngo amenye yuko yasamye. Ati mwiriwe neza, nitwa Sylvain, ndi Kimisagara. Nyuma yo kuva mu mihango ku mudamu n'iryari habaho gusama, ese n'iryari abatasama? Murakoze. Iyo twabivuzeho mu kiganiro cyacu gishize, kuko iminota bari mike tuzabigarukaho n'ubutaha. Ariko kandi ibonye hari n'ibidasobanukiwe, ujya ku kigo nderabuzima hafi aho bakagusobanurira. Haba hari umuganga ushinzwe iby'imyororokere, kuko niwe ubwira ukamubwira igihe ugira mu mihango. Ntabwo abantu bose bagenda bahuza ibimenyetso, cyangwa se siko n'abantu bose basamira rimwe, bitewe n'igihe ugera mu mihango n'iminsi umaramo. Byose muganga niwe umenya icyo ari bugufashe. Ati mbanje kubashimira ku nama mutugira munadusobanurira. Ndi umudamu maranye n'umugabo amezi 6, ariko iyo turi kubahiriza nshingano ati uzajye kwa muganga. Ati ko umukobwa yenda kubona imihango haza ururenda, urwo rurenda ashobora kurusamiramo? Dr. ako ntabwo gaca ka Fabiola, ndagasubiramo kugira ngo kadusobanurireho gaze tugana ku musozo w'ikiganiro. Ko umukobwa yenda kubona imihango haza ururenda, urwo rurenda ashobora kurusamiramo? Buriya gusama
bishobora kuba mu gihe koko intanga y'umukobwa cyangwa y'umugore yasohotse mu gasabo k'intanga, icyo gihe kiba ubundi nyuma y'uko avuye mu gihe cy'imihango. Nuvuga ngo ngo mbere y'imihango, ko wenda ruri imbere y'imihango ntabwo ushobora gutuma asama. Harabagiraho ko ugasanga bagize ngo wenda mbere y'imihango ndetse bakaba banumva ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bakajyaho n'igihe cyo gusama, ariko igihe cyo gusama kiba iminsi iri inyuma y'igihe avuye mu imihango yararangiye. Nibyo rwose. Uwitwa Yaya ati umuhungu utariroteraho yatera inda. Umuhungu utariroteraho biterwa n'imyaka agezeho, kuko hari igihe umuhungu kwiroteraho bishobora kuba cyagiye akoze mu mpuzabitsina bikamubaho bwa mbere ahita anatera inda. Iki rero noneho bivuga ko umuhungu ugeze muri cya gihe cy'imyaka 10 kujyana hejuru, niba uri umukobwa mwirinde uko ashobora gutera inda mu gihe mukoze mu mpuzabitsina. Ashobora kuba atariroteraho, ariko igihe mukoye mu mpuzabitsina bwa mbere akari cyo gihe cy'iyunda cyo gusohora bwa mbere akagutera inda cyane rwose. Tugana ku musozo w'ikiganiro Dr. hari byinshi bagiye batubaza, harimo n'abatubajije ko ngo gukoresha agakingirizo byizewe 100% ngo kubutatwara inda, akugende baza ari kubiterwa no kuba wagakoresheje. Hari abavuze ati se kuryamana n'umuhungu rimwe nta gakingirizo agutera inda cyane rwose, yayigutera cyane ko waba uri mu minsi y'uburumbuke. Nkaba nahakanya gato waje uhagarariye Save Generations Hakim kugira ngo nawe agire icyo arenzaho. Murakoze cyane. Ni amasomo meza Dr. Tam atugejejeho, kandi tunasaba abadukurikiye ngimbi abangavu kugira ngo aya masomo tuyakurikire neza. Nsaba icyo nasaba abadukurikiye bakoresha wa murongo wabahaye. Mu by'ukuri yego hacaho ibibazo, mwemerewe kubaza ikibazo icyo ari cyo cyose kuri uwo murongo ukoresheje uburyo bwa message. Ariko tunasaba ku bantu bamaze igihe bakurikira ibiganiro haciye igihe kinini dutanga bino biganiro, niba wumva hari ikiganiro kigeze kugukora ku mutima, ikiganiro cyo cyose cyangwa se inyigisho yatambutse yagukoze ku mutima, watwohereza ubutumwa bugufi bugaragaza icyo ibiganiro wumva kuri Radio Flash, impinduka yabayeho cyangwa se icyiza wakuyemo muri ibi biganiro. Ikindi wenda nsoza ni bwa bufatanye tubizeza buri gihe, gufatanya namwe no gukora icyo dushoboye cyangwa se ibyo dushoboye kugira ngo tubashe kubagezaho ibyo ari byo byose twifuza kandi bifitiye ubuzima bwacu twese akamaro. Muri ubwo buryo rero mu minsi ya vuba ya application twababwiraga ya telefoni nayo tuzayibabwira uburyo muzayikoresha neza, kandi tuzayishyira ku mugaragaro ibasha gutanga amakuru nanone cyane cyane yimbitse kuzima bw'imyororokere n'ibindi bikorwa bindi tuzagenda tubibagezaho muri rusange. Nkaba mbashimiye rero. Urakoze cyane. Uwo ni Hakim yababwiraga byiza bateganyirije, ariko nanjye nkaba nakwibutsa yuko ukeneye kugira icyo tubwira ku biganiro byose bimaze gutambuka no kuri Flash FM, urafata telefone yawe wandika ubutumwa bugufi wohereze kuri 078 3 20 ndasubiramo 078 3 ubundi utwandikira. Waba uri umubyeyi wabanye natwe mu kiganiro, waba uri ingimbi, waba uri umwangavu, wemere kutubwira uti ikiganiro mwavuze muvuga kuri ibi singuma ku kirondora cyose, ariko nakuyemo isomo ryo kwirinda, nakuyemo isomo ryo kwifata, nakuyemo uko ngomba kwitwara, byose ukabitubwira kugira ngo natwe ibashe kuba byaduha imbaraga ndetse no kumenya icyo tugomba kuzabaganirizaho mu kiganiro cyacu gitaha. Reka nshimire Dr. Niseti wabanye natwe, Hakimu nawe wakoze, mboneraho no gushimira abakunzi bacu twabanye mu kiganiro. Hibutsa neza yuko ikiganiro Tuganire ku buzima bw'imyororokere mu kigezwaho na Save Generations Organization buri cyumweru kuva isaha y'isa 7. Ntukibagirwe, ntugakureho urushinge, tujye tubana. Hari byinshi uzagenda umenya, byinshi uzagenda wiga, kuko iki kiganiro ntago kireba mu ruhande rumwe gusa, gikora ku mpande zose.
waba uri umugabo wubatse hari ibyo waciyemo mu busore, waba uri umudamu wubatse hari ibyo waciyemo mbere y'uko ushaka, kandi uyu munsi ubona bigenda bigukoraho, bigenda bikugarukaho, bikaza nk'ingaruka, ndetse ukabasha kuba wazabibwira n'abantu byara cyangwa se ukazabibwira n'abavandimwe. Ni byiza rero ko tuzabana mu kiganiro cyacu gitaha n'insanganyamatsiko nshya. Reka nkomeze mbashimire, nitwa Fanny Umutoni wase, iyo ni Radio Flash FM. Save Generations Organization, umuryango nyarwanda uharanira iterambere ry'umwana, urubyiruko n'umugore. Wafite amatsiko kubijyanye n'ubuzima bw'imyororokere? Nta mahirwe wagize yo kuganirizwa ku buzima bw'imyororokere? Kurikira ikiganiro Tuganire ku buzima bw'imyororokere ugezwaho na Save Generations Organization. Igitambuka buri cyumweru kuri Radio Flash FM kuva saa 7 kugera saa 8. Bangavu, ngimbi, namwe babyeyi, nimugacikwa n'ikiganiro maze dufatanye kubaka ejo heza twifuza.